mwese abari hirya no hino turubahaye ikaze turabiyegereje mwese. Umwami Yesu abagirire neza cyane. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa tugiye kuganira nyuma yuko atwibwiye. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Kuri Yitwa Munyantore, umuntu ukora ibintu bisanzwe nyine hano mu Muhana. Abashimiye ko mwadutekereje. Noneho uyu munsi turaganira ku bumwe bw'umuryango cyangwa se parenting. Twamenye ko uri umwarimu, turavuga ngo reka tugushake utuganirire hejuru ya parenting. Ariko nimba ari uburezi mu rurimi rwacu abantu bose bumva parenting ni iki buriya mu rurimi rwacu kugira ngo abantu bose parenting pareni nivyo biza bivyara bya bapare tuzubona bapara hanze bapare nono cyane ndimi zagiye ziza cyane zagiye cy'abaroma biratine kuko ariko uko kuvuga nuko ufite umuntu urera ukamurera ukamugira inama ukamufasha kugira ngo abe umuntu mukuru. Donc déjà bivuze umwana akure. Ni kacu ndagira ngo nikaku nashatse kubyumva ko ariko kurera umuntu kandi ukarera umuntu ukura agakura ndetse byaba byiza n'abakazakurera cyane iyo niko nazumvise. Yego. Hanyuma parenting tugiye kuganira kuri parenting mu muryango. Duhere kwanza ku muryango. Kawe mwarimu, umuryango ugizwe na bande? Duhite twinjira muri parenting nyirizi. Umuryango umuryango ako tuvuga urugo basi. Urugo ni hagati definition ihari mbere bazaba ngo ni hagati y'abantu babiri, umugabo n'umugore. Ubu haje ibindi bibazo bisanga abagabo babiri bakaba mu muryango n'urugo bakazashaka umwana barera, ariko ibyo ntibyemewe haba mu muco wacu wa Kinyafrika ndetse na Bibiliya. Ariko umuryango ni hejuru, urugo ni hagati y'umugabo n'umugore babiri kwanza kugira ngo urugo bwaca bagira umugisha bakabona umuntu umwana umwe babiri cyangwa ntibamugire, ariko burya n'urugo ruba ruhari rutahwa rukora imirimo yose kwa kanaka nubwo batagize umwana kuko babyemewe afite umuntu yashatse bakabana. Noneho rero bariya hari ukuntu babanza kubana. Afite turareba iyo umugabo n'umugore bahuye barabanza umwe akarera undi. Umugore ufite imfura y'umugore n'umugabo niyo mfura y'umugore. Kurya wewe ni kuko ni wewe mu bana bwa mbere yigiraho aba yavuye mu rugo rw'iwabo yigiraho ko gukorera protocole basi no gukurera bwacu akaba ari we kandi azarangirizaho agafata abana batatu mukabana umukuru kaza kubaza ati utuvuga nta mwana dufite mu rugo baragiye nije n'umugore kurya kandi twasubiye agasaka kurera mwasubiye mu busha mu bugeni tumva nuvuga ngo rero murabana mukagira abantu bakagenda mugasa kandi mukabana muri abasore mufite imbaraga mugasa kandi mukabana mukuze. Noneho umugore akaba ari wo kurera. Nayo mpamvu akenshi biba byiza ko ushaka umugore urusha nk'imyaka kugira ngo uzasaza mbere ye iba gusindagiza. Nibyo byiza. Noneho rero umugore kwaza abanza yiga kurera umugabo ukuntu amugaburira bazabaza ntuzwe umuntu yakuze uko azatse kutarabyibuha bakera bakababwira umugore ntakwitagaho akakurera. Noneho bwaca mukagira umwana mwagira umwana akiga kumurera abaza biga kurera inda bazabiga kurera inda. Ariko bikiri inyuma kanisa y'abaturika cyangwa i Roma bagize bapare babakwe ubukwe. Noneho ugakora ubukwe ukagira n'umuntu kubana akarera abageni kavuga buryo akarera abageni. Umuntu wewe umaze imyaka ushatse imyaka
apana amezi cyangwa umwaka umwe ukaba pare wayandoha ukabigisha ukuntu bubaka urugo tuvuga ko nawe uhorerwa yego nawe ufite umuvyeyi tuvuga ko buri muntu wese agenda arerwa yego noneho mukazamuka mukagira igihe mubwira umwana mukareraga umwana noneho wa mwana mutangira umugore atangira kumurera akiri mu nda aje mu bitaro agakora kiliniki hano ko babyita bakamwigisha ndetse bazaba ko hari n'abapsikologi bavuga ko umugore ufite inda ntagomba kuryama cyane kuko umwana nawe asa n'ugomba kumuryamisha yabyuka akaba umunebwe agomba gucangamuka kandi bakavuga ko umugore wewe nk'umugabo ugomba kurinda ibimubabaza kugira ngo iyo ababaye umwana akarya ibyo kurya birimo agahinda umwana ngo avukane umujinya aba ni abapsikologi ubushakashatsi none umwana akavuka yamara kuvuka mukarera umwana noneho intambara zikazamuka umwana umwe babiri batatu noneho impamvu ziri mu kuza ikibazo warugize b'abana bamara kuba babiri batatu hakavuka ibibazo hakavuka umwe akaba intoni muri batatu urumvaga intambara ziba zitangiye kuko ugiye gukora urugamba niko kamaro ka pare akwigisha no kurera aho basubira abana batatu bane mugasura ukigishwa kurera wa wundi wareze mbere hari umugore ubyara yamara kugira umwana umwe babiri umugabo agasa n'utamwitayeho kwazuze ugasanga gusari ku mwana ukaba mutonarya umwana yakwarira cyane noneho ubwo wewe kera ugasa n'ugize mukeba yego kurumva numva ukuntu intambara zigenda zivuka ugasanga umugabo akamubwira ati si wewe nuvuga mu mwana kuva tubonye umwana no kubwa jewe kandi waranta watangira ukagira ishari yamurumura wawe noneho bigatera bitera intambara bigasaba ko abalansa umwana akamenya ko ari ariko na se n'abakamuha agaciro ntamwigizeyo noneho bikazamuka noneho bikageragaza abana batatu noneho intambara zivuka wenda uko mbibona ukabanza uzi ko abantu bakunda abahungu cyane cyane n'abanyafurika ariko abanyafurika ariko ni benshi haba n'ibindi bihugu nka Brazil nako ndeba ibibazo abaguri by'abahungu bya mujuweri umukinyi nka Brazil n'Uburusiya umusoda umuhungu bamuha agaciro gakomeye cyane kubera baba bamubonamo izindi nyungu ziruta undi mwana ugasanga n'intoni niyo mpamvu ubona bari bategetse mu Bushinwa kubyara umwana umwe byaje kuba ikibazo bakaja muri ekonomi asanga n'umukobwa inda akayikuramo noneho bisari biteje ibibazo babemerera babiri kugira ngo basanze abantu cyane bashaka abahungu noneho twebwe iwacu aho intambara zivuka noneho ukagira intoni ukabyara nk'abakobwa babiri batatu bakurikirana umuhungu yaze inyuma hariya akaza ari ikindi kintu wa muhungu niwe uvuga agakora agapostinga akamagira ikibazo muri we cy'urya mwana akasa nkaho yabonye ikindi kintu bariya bakaba bavuye kwibere noneho akaba intoni yamara kuba intoni bikagera igihe wa mwana no mu mutwe we bimumugaza ntakore devoir ugasanga ni gukora amakosa mu nzu ugasanga iwe akora amakosa ntahanwe ugasanga iwe ni ikindi kintu noneho bigakereya intambara mu miryango cyane cyane niho ababyeyi dukora amakosa gutonesha umwana no kutabandi hano turi mu ikanisa turi kujya muri siyanse no muri bibiliya ayo makosa yarabaye aho batonesheje bamwe cyane batonesheje biteza n'intambara zigeza bigira ingaruka n'imyaka magana tuvuge cyangwa tuvuge reka duhere kuri Yosefu byoroshe nari kuvuga no kuri se tuzi ku isi yatwaye umugisha wa mugenzi we bitewe n'ababyeyi tubizi bigatuma ahunga kubera nyina yavuze ati ni uyu umugisha yego tuvuga ko harimo kera hashizeho akana abana babanye n'umugore wakora noneho kera biba ikibazo wagera iriya nawe
kuriya mu burere bwiwe yarazi ko gutonesha ari nk'umuco nawe atonesha Yosefu kuruta ababo amuha ihuza idasa n'iy'ababo kurumva akamwiyegereza akaba ariwe babana cyane kugeza igihe ababo bamugira ishari kuryaga baramwishe nubwo yazutse baramwishe bigatuma bibyara ikibazo agenda iminyago arafunga mu myaka 12 aba mu buzima bugoye kubera ingaruka zo gutoneshwa gutoneshwa no gutona nta mwana ubigiramo uruhare ni ikosa rikorwa n'ababyeyi hari abana bagiramo uruhare hakaba n'abana babikora batabizi bikabagirira ingaruka nziza hari abana baba bafite ubwenge bakabana na base cyane akaza akorera utuntu hari abana baba bafite ukuntu bengeshe akaza gukorera utuntu niba usigira ikirato niba ukora ibikorwa bikagera igihe niba utuma watuma uyu nguyu ntagarure eshanje watuma kurumva watuma uyu ntagarure eshanje noneho bikaba bisigara bivuga akaba umwizero noneho niba utuma niba ubise ifaranga niba ushobora kubwira ikintu ukamenya ko noneho bigatuma aba intoni kubera imirimo kandi yamara kumenya koko ari ibyo agasanga ababyeyi bafite mu ntoki ibyo birashoboka hakaba n'ibindi biba gusa bisanzwe udafite icyo ushingiyeho cyangwa akaba ari umwana ufite icyo ahuje na se karagiteri yego sinzi ko wumvishije ako kantu noneho ugasanga ubutori bugenda buba mu buryo bwinshi noneho bikazamuka ntibiza binashira bikageraho ababyeyi batoresha umuntu kubera ubushobozi tuvuge nimba reka tuvuge nk'ufite abakobwa akagira abakwe 5 umwe akaba ari ugira ubushobozi niwe uzubitaho niwe uzuvugwa niwe nkabagira bikagera akunda n'abuzukuru ba wundi umukire ababyeyi kubera inyungu bari abandi bo bakeneye ibo bagasa n'abatabaho icyo nabyo birashoboka cyangwa n'umuhungu kuko ubu twagize abantu bafite ubushobozi bamwe ku bandi ugasanga umugabo akakubwira ngo nabyaye umwana umwe bari abandi bari hasi n'abantu n'umwe gusa iyo tabyara uyimba narahomze kandi akakora ibintu ku bantu bagifite imyaka 50 n'amuzukuru kuzabaho akagira ingaruka zo gutonesha bwaca byanahinduka bababyeyi ntibite kuri wa mubyeyi kuko bati data cyangwa mama ndamuzi nari ikinyi ntiyageza mvuga none ubu yarabe ko yakenyeragira gute kangweza urugero mu bukwe twari turi muri mwene data hari umugabo wavuze ngo uyu mwana wanjye nashingiye ngo n'umwana waje ku mutima tubyibuka cyane umwana wo ku mutima mu bana 5 uyu ni umwana waje ku mutima ukabivuga mu bantu muri bakuru be n'abarumunage bahari na rubanda ese bari abandi bo kuriya baza babyumva barumunage baza babyumva cyangwa bakuru je nabonye tuje mu kiriyo baravuga ngo ise yapfuye babwira babo ngo uyu ni wabaye imfubyi ngo ni wafushije se ngo kuko ari we yakundaga ayiwe urumva hari ese kuri n'amakosa dukora cyangwa ni noneho akavuga ngo uyu ni wabaye imfubyi niwe data yakundaga niwe wari umwira wa data yari yamugabiye inka data yamukoreye ibi n'ibi kandi bikarangira kandi tugataha ukiri nko muri ako kantu mbaze kano kabazo iyo umugabo apfuye hari ukuntu inkoni bayisigira umwana we w'umuhungu kuri wowe boyisigira n'umukobwa donc tugiye ari famille donc twebwe donc umurage donc kizazi kigenda kimanukana ku muhungu umukobwa bagiye mu muryango kandi umugore urebe kamazungu umugore azagenda agafata izina ry'umugabo we yego tuzumva ukuntu ahindura stati ubu rero niyo ntambara usanga tugira nubwo uwo muhungu no birebera hari baravuga ngo umuragwa ni yari muto kuri gatoya areberwa donc abamurebera uvuga ngo nimba je mfuye ufite umwana utarageza imyaka 18 base wabo baramurebera yamara kuba mukuru agatwara icumu ryase yego iyo ni tradition komeza rero none rero nari mvuze ku kibazo cyo gutonesha yego
none ugasanga turabikora tugasura tukanabivuga bikagera no kubuzukuru akamenya ngo data jewe nka ngo data se ntiyamukunda kuri iryo jambo tuzi ko bigera bikagera no kubuzukuruza cyangwa wa muntu udakundwa mu nzu ukagira abantu batanu iwe n'umuntu raho bigeraho akagira ubusharire agakura yirwanaho ngo abeho yanakira ntafasha ababo zaravuye ku bavyeyi kandi abavyeyi bakangweza kandi kandi uzarebe umuntu azayinjira mu nzu agahobera uyu akamuha ukuboko agahobera uyu akamuha ukuboko kandi abo ariko mwagize ngiye naje umwe yambobera no ku kuboko cyangwa umwe twese twaguhobeye tubikora no mu bikorwa byoroshe gusa wowe uri hariyo hakureba ahita amenya icyo bakoze kandi buri ubukoze ikintu kinini uzi ko bimaze wabigaragaje nose je ni muhobeye ariko ko hari n'umwana umusuzu ndagasigara hari umwana uzuza kugutera ndagasigara jewe twacaranye hariya mu jewe twazanye nawe wawe tutamenyira ko afite amakosa nawe tumubanye neza wowe n'umwana wawe tumubanye neza abigaragaje ibimenyetso kuza kwawe ntacyo bivuze ahubwo azashangura ari yogiye kubera ko mubanye nabi mukabana kakurya twabanaga urabona umuriro n'inzizi ibyatsi ugaharira ukashiraho ivu ko bati ibyo byose ushobora kubyara ikibazo akabaho akura kubera entere udafite haja adafite kumufasha kwishuri ariko yarangiza akaba umurebere kandi kubera ikosa bakoze rimwe bitari nanerere umunsi wa Noel waguriye uyu ikoti uriya we ntibamugura ngo ujye afite ryacakomeye ngo azaginjira Noel ngorera cyarisha ego bose uriya nawe turamugurira mukakora inama mukavuga ngo turagurira ukabaza ngo se turagurira ndi bagaharura iwe mukamusiga none yagira imana ngo amugurire iwe agakoma amashi iwara profit kuko aziwe kuko ibyo bitaba kubera iki twebwe bavyeyi tubona umuntu muri preza tumenye ko ejo hari icazabo nicyo kosa dukora niyo mpamvu ubona ubu ngubu ibintu byabaye inyungu abana mu makanisa uzarebe nko matangazo cyangwa mu gutando baza bavuga ibintu bakavuga ngo dufite Noel barangiza bakavuga ngo se akavuga nk'izina ngo David ngo wumvishije kurumva cyangwa akavuga izina ry'umuntu nyaro kuntu nawe yumvishije kuri iryo jambo ukavuga twebwe tuba twumva icyo wavuze kuko iwe nyine ari ugomba kumva wenda arumvira n'abandi arumvira yumvise nta kibazo favoritisme zigenda igakura yaro ikagera no mu bikorwa no mu kazi dusanzwe bwa buri munsi yaza mugahaguruka yego mwese mugahaguruka yaje ni ukuvuga ko iyo uburezi warubajije favoritisme gutonesha n'icyaha gutonesha abana bawe n'icyaha kibi uraboneze intoki ntabwo ruvuga ngo bocuru bagasigura kuko rumwe rufite aho rugera urundi ruzagera niyo mpamvu gutonesha kuko wari ubisabye ni bibi bigira n'ingaruka ku rubyaro rwa none n'uruzaza ejo murakoze cyane hanyuma ababyeyi bombi b'umugabo n'umugore ninde harugira inshingano zo kwita ku bana kurusha undi kubitebe n'imyaka urabona imyaka 4 aba yegereye nyina cyane niyo bavugana uzi ko agira akamumenye no mu maboko amufashe wamusingiriza umuntu umwana akarira akabimenya agasensa iyo nane agasensa ariko iyo yamaze kurenga iyo myaka aja atangira kwiga aja kuri se ubundi hari zo twita 7 donc 7 nukuvuga ngo iminota 7 umwana byose iminota 7 kurumva avuye ku ishuri cyangwa munsi n'iminota 7 yagiye kuryama wa mwana w'imyaka 10 wawe uriya mukuru yari iminota 7 muvugana mu gitondo mukavugana iminota 7 agarutse guha raporo aho yiriwe akagura ko masomo byagenze akaguha ugomba kuyumva yego zaba zitakunogeye kuko abakene guha raporo donc ufite n'umwanya aje kuja mu yindi
mu nijoro ukagira ikintu mwazi kumaza ati se bisobanuriye wabyuse gute siko uraja ku ishuri urariro tukamenya ko yabyuse neza yagaruka mwiriwe muti igihe cyane mugoroba umaje kuryama ababikora bamwe bafite umwanya kubera ubu bigikunda ariko bisaba ko haba hari umwanya wo kuvugana buri wese kuko bafite amakuru ariko iyo bigezaho ntaguhe raporo mu babanzi iyo ataguhaye raporo cyane iyo umubyeyi donc tuvuge ko umubyeyi abana iyo bakuze ugira ibintu bitatu byiyongera kuzo warusanga tuzi ko ufite amatwi abiri ugira ukundi kwa gatatu ko kumva ibyo atavuze ukagira n'irindi jisho yo kubona ibyo abandi batabona ku mwana wawe urugero yaza ukabona ko yarwaye tuvuge jisho rya gatatu ukabona ko yarwaye ukumva n'icyo atavuze yego kumva icyo atavuze icyo kintu watushije yego akaza yakora yagira gutyo ukamenya ngo yavuze gutyo urumva urwo rwego nugira ngo mwumve mu buryo bwahagije urumva ariko ikibazo dufite nta mwanya nta mwanya wo mu rugo n'uwo mu bana kubera televiziyo na WhatsApp urumva nta mwanya kubera abantu bari bahugiye mu bintu byabo umwana arareshwa televiziyo na telefone bikageraho bamwe batavuga bakamena biriya bishobora kugana isano no soborezi se televiziyo umuresha televiziyo yagaruka nta mwanya ntavuga ibintu ubisubirishemo kumwiga kuvuga no kwigana yego nta mwanya wo kwigana umusubirishemo agerageze kugira akabaho gutyo gusa ikibazo gikomeye cyane niyo mpamvu usanga dufite none mukagerageza mutanaziranye timumenya tubumuzi ubundi mu bantu tumenye amahimba ye tumenye ko akubeshe no kubigera aho ngaho ukamenya nuko yakubeshe yarira ukamenya ngo yamarira ni ruswa aya marira ni amarira cyangwa ni ukwigirisha ijambo ryo kwigirisha ni ijambo rikomeye mu murenge rikomeye cyane kwigirisha hano mu Kiswahili bazamuta gute bifanya umuntu akakubwira akigirisha ko muri kumwe akarira kwababaye cyangwa agaseka kandi atari atishimye bira ni ibintu bikomeye cyane mu buryo umwana yigirisha umwana ashobora kuguhenda akakubesha imyaka 5 igashira utabizi kubera kutamuzi mwabanye niyo mpamvu rimwe na rimwe biba bisaba ko ugira nagira avuze amatwi arenze abiri yo kumva n'ijisho arenze yongeraho yo kubona ibyo atakweretse ukajya cyo muri uko batewe wibye siko ukareba uwo umuntu mukuru arabona akabona n'ibihe akabona no kumwana we bazamerera n'ikintu cyabura uko batinuye cyangwa baramuhishe afite turabona ko biye bidusaba kuvuga ngo rero kibora nuko nk'abavyeyi twebwe abandi bato batabona umwanya kubyigishwa kabisa urakoze cyane akabazo wenda cyanyuma nka mwarimu ubona uburyo bwiza bwo kurera abana nubuhe cyakabire se ko abana baba bari mu myaka itandukanye bose hari indero common hari rusange urugo bazavuga mu Faransa bazavuga ngo chaque famille a sa politique urugo rwawe n'urwaje biratandukanye ni nko kubihugu mugabo afite ibibazo byiwe n'ukunda abikemura biratandukanye ariko urebe ikintu kigoye abana 5 uwo barera bakageza imyaka 5 10 ariko umwana umwe akakunanira ari mukuru kubera iyo mpamvu kubera ko ni umuntu utekereza akamenya kukubesha kandi umuntu ufite urwego rwo kugira amahitamo urabona wowe icyo ushaka ntacumva kandi icyo yumva ntucumva cyane nk'abantu mu kizungu no hanze ndabyumva bivuga umwana afite icyumba cye ubiye ijambo afite telefone ntarara na mugenzi we
urabona ko igihe twakoraga abana bakararana abana bagasangira byaremaga urukundo bikageza aho umusangira ku nkongoro imwe ukiga gusangira ukiga n'umuco wo gusigira mugenzi wawe yego sizi ko wewe gati mwabikorewe ukuvuga ngo uzunywa ukazunywa uhawugera kandi utabibona ukaba ngo ntamucura ukanywa ukamuha mukarya kugeza murangije kuri icyo kintu mukarya mu mwijima ku mboga kandi ugasigira mugenzi wawe yego ukagira n'umuco waza warega ibyo kurya ari bikeya ukamutegereza kurumva ubwo burezi twari dufite yego kurera ikindi umuntu akiga no gusigira mugenzi we gutekereza mugenzi wawe niyo mpamvu ubona abantu bakuranye bakundana kuruta noneho umwana ntiyigishije gusangira n'undi muntu ntazi kurya muryamye no mwishuka kuyamaye mubyigana hari n'igihe wicura wabona mugenzi wawe yasinziriye ukamwororosa yego urumva iyo edikasiyo twagiye duhura nayo bikageraho utekereza mugenzi wawe none ubu nyine umuntu ari hano undi ari hano mwene nyina ikibahuza ni iki ntawe bahuriye ntibasangiye ntibararanye ntiyariye ngo amusigire ntiyaje ngo amukorere ntiyamutekeye umwe ku giti cye ntabahuriye iyo ni imico y'abazungu usanga ariyo mpamvu usanga ari mu mico yacu tuyifata ko ari mibi ariko yararemaga sosiyete ugasanga uzareba umwana warerewe mu muryango wanyu niwabo hariya ntacyo bimubwiye yego kandi umuntu mwakuranye mugasangira mukabana mu buzima bugoye niyo ubwiza uzumwibuka ukamutekereza niyo usanga abantu bakuriye muri village imwe baba nk'inshuti bakaruta bariya kubera babanye mu buzima nawe ugasanga twebwe ubu umwe aririye undi aririye ari kuri telefone akaza akinjira undi agahikisha kwishura kuzariya bikagira rero n'igihe haba no mu ngo igituma n'abantu bakundana bakagira tuzi ko bageze mu ntu yageze bamuteruye agatura kujya kuba rwa rukundo yashize gasangamo ariko se wewe n'uwawe ntimubana mariage y'iminsi 3 imyaka 5 biragoye ni yesu bidiro gufite tayo seriba regional birakugira kujyo mutabo iziraye kubiriza bikakubira nta kiba kibahuza kiba gihari ariko kujya kwisiritana kujya gutongana kurya bige nabyo bikunda cyane dukumuraga badukubitaga muhira cyane uzubona ukibuka ugasa nkaho kumva ukeneye kumubona cyangwa mwarimu wari warugeze ubakanira tuzi ko ndamukumbuye uzumwibuka akwigisha akagufatira intoki akazikubita kuriya kubana biza biruha bikarema akantu mu mutima ku ka affection kugira niyo mpamvu akenshi bene bisahuriya kubana kw'abana no kubana kw'ababyeyi nabyo biri mu rukundo ugasanga abantu barusheho kundana basangira dukeya kuko babana mu buzima. Murakoze cyane katugushimire cyane mwari mukuru uyu mwanya duhaye ufite ibintu byiza bisaba ko tuzafata undi mwanya none uhagije mufite umwanya mwiza tukaganira birebire kandi zinama mutanze mu zukuri ni nziza zirubatse mwami Yesu abagirire neza. Murakoze cyane abantu bazadukurikira katubashimire yego ikindi ari hasi urabona bakoze basantu hasi ngo ni gukora yego kumva ugashigikira ukunganira batanga inama mbashimira abari bakuru bagenzi bacu basaba ko tunakundanaga yego tumukazamo tugaye n'abantu badafite deonto badafite isoza tuzita ethique morale twigaga kwimukira abantu bakuru uravyibuka iyo discipline mu byo dukora ari byiza dushaka ifaranga tukavuga gutyo ariko dufite ikinyamufura yego twubaka imitima y'abantu kandi duhumuriza abantu mu by'ukuri izo nazo ni byiza kuko murabikora kandi mbashimira urabona abavuga butumwa bigihe ibyo ngibyo sinzi uko Daniel yabyibuka uza mu gihe runaka hari ubuvuga butuza bitewe na situation ihari
Imana zigenda yohereza abahanuzi mu buryo butandukanye. Ubu rero iki gihe turimo ni igihe mwahagurutse kigoye cyo kurwanya inyigisho z'ibinyoma. Kurumva kandi kanisa ryabaye kuba aba Efeso barabashimiye. Yego marayika mu byahishuriwe kabiri n'umwe kuri havuga ngo namenye ko mwamenye ko hari abantu biyita intumwa zitarizo. Yego kurumva ibyo dukora marayika bahatureba kuye Imana hari birashimirwa mu byahishuriwe hari kubera igihe topic muzaza kuyiganiraho kuko ibyo umuntu akora Imana irabishikira. Mu by'ukuri tuba abantu beza dukora akazi neza bakora umwuga w'amakuru n'ubutumwa dukora uwishyira mu kibanza cya mugenzi wawe kandi tureke no gukoresha ubushobozi dufite nabi siko nimba nsengera abarwayi cyangwa ukerekwa bakora n'ibindi ukore neza yego ariko nimba uvuga ngo nk'umuntu akabuza abantu ngo ntimuje ku bitaro ni ikibazo ejo bazabuza abantu kwiga n'amashuri mwebwe muri batoya uramushara baye umenye ngo abantu bava ku mashuri utagiye gisigaye batwika za diplome bagira gute kubera ikintu kitasobanutse ariko ubu biyavye mu bantu bishwe no kutabimenya ni byiza cyane ariko amashimwe mwatwibutse turaganira dusanzwe duhura wese yego batarahura kuri kamera ako ni byiza Imana ibamugisha tuzasubira tubonana yego